Muraho neza, murakaza neza kuri Bivuge TV. Njye turi kumwe nitwa Eric Ngabo. Murakoze kongera kutwumva muri episode yacu ya kabiri yo gusigasira ubuzima bwo mu mutwe. Aho turebera hamwe uburyo umuntu ashobora kuvana ibisubizo mu kaga. Kuri iyi nshuro twifashishije ingero z'abantu bamenyekanye ku rwego rw'isi, bigaragaje nk'abahanga udushya kandi badacika intege mu bihe byari bikomeye. Wihangane ukurikirane ikiganiro kugeza ku musozo wacyo, kuko izi ngero turi bubahe nizo ziri bushimangire neza ipfundo ry'inyigisho zikubiye muri iki kiganiro. Tugumane muri iki kiganiro kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibyo byose. Ubuzima burangwa n'ibibazo n'ibihe bigoye, nyamara hari abantu benshi bazwi ku isi bahuye n'inzira y'icyizere mu bihe bitari byoroshye. Kenshi havugwa ibyiza umuntu yagezeho, ariko inzira byaciyemo ikunda kugirwa ibanga. Reka dutangirire ku rugero rw'umukire witwa Jack Ma washinze ikigo cyitwa Alibaba. Iki kigo kikaba gikora ubucuruzi kuri murandasi. Jack Ma ni umushoramari ukomoka mu Bushinwa. Ni umwe mu bantu bamenyekanye cyane ku isi kubera gutsinda ibihe bigoye no kubyazamo ibisubizo. Ariko se buri wese azi ko urugendo rwe rwari rugoye cyane? Jack Ma yavukiye mu muryango uciriritse kandi yahuye n'imbogamizi zikomeye kuva mu buto bwe. Yatsinzwe inshuro zisaga 30 mu gushaka akazi, ndetse n'igihe yagerageje kwinjira muri Harvard University yatsinzwe inshuro 10. Jack Ma yahisemo kudacika intege, ahubwo yiyemeza gukomeza kugerageza. Uyu Jack Ma washinze Alibaba afite inkuru y'ubuzima ishishikaje yerekana ubudacogora n'ubutwari. Nyuma yo kurangiza kaminuza, Jack Ma yabaye mwarimu w'icyongereza i Hangzhou mu Bushinwa. Yakoreraga amadolari 12 ku kwezi. Mu gihe KFC yatangizwaga muri Hangzhou, Jack Ma yatanze ubusabe bwo guhabwa akazi hamwe n'abandi 23. Muri bose, Jack Ma niwe wenyine batemeye. Ibi ntibyigeze bimuca intege, ahubwo byamubereye isomo. Mu 1995 yaje gushakisha amahirwe yo gukora ibintu bishya. Aribwo yatangiye kwiga ku ikoranabuhanga n'urubuga rwa interineti. Nubwo icyo gihe yabaga mu gihugu aho interineti yari itaramenyekana cyane. Yashinze Alibaba mu 1999 hamwe n'inshuti ze, afite intego yo korohereza ubucuruzi ku isi. Nyuma y'imyaka mike, Alibaba yabaye imwe mu masosiyete akomeye, izana impinduka mu bucuruzi kuri interineti. Ubu Jack Ma abarirwa mu baherwe bafite ubutunzi bupima muri za miliyaridi z'amadolari, kandi isosiyete ye igira uruhare mu guhindura ubuzima bw'abantu benshi ku isi. Ese uru rugendo rwa Jack Ma rwadusigira izihe nyigisho? Jack Ma yerekanye ko ibihe bigoye atari byo bigenzura umuntu, ahubwo uko umuntu abibona no kubyitwaramo ari byo bihindura amateka ye. Urugendo rwa Jack Ma rugaragaza ko gutsindwa bishobora kuba intangiriro y'amahirwe manini iyo umuntu akomeza guharanira inzozi ze. Mu ncamake, inkuru y'ubuzima bwa Jack Ma itwigisha akamaro ko kudacika intege, kwigirira icyizere no gushaka amahirwe mu bihe bikomeye. Uru rugendo rwe rw'igitangaza rudukebura ko n'umuntu usanzwe ashobora kugera ku ntsinzi idasanzwe. Twishimiye kuba muri kumwe natwe muri uru rugendo rwiza. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubagezeho ibyiza.